mbonero kubwira abantu bapinga bahanuzi bundi iyo umuhanuza kubwira ikintu ukagipinga urategereza ugaheba kuko nta mwanya Imana ifite yo gukina namwe niba udashaka abahanuzi uzaje wihanurira cyangwa uje wisengera ubundi uhamagara iki niyo umuntu wahamagaye umuhanuzi akakubwiza ukuri ntubyumve wige impaka bandi bari kwishyuza byo batubwiye ntibyasohoye murakubwiye umugabo ko uzakora ubukwe urasambanye uzamukura hehe utarihana nimukaturushye ngo mutuvune mwubahe icyo tubabwiye turi intumwa z'Imana ubyemere cyangwa ubirorere Imana itagutegetse muri ntacyo wakora Imana ishimwe twebwe tubabwiza ukuri uyu munsi tuvugana nta kanya nyifite cyo kwirirwa ninginga mujye mufata bamwe rwabwira ngo nimucakire nimufate mwafashe kangahe dufite ikibazo cyo kurutsa abantu bari ibiryo bitarika mu nzara ariko Bibiliya ivuga ko no mu gihe cy'inzara n'amahurunguru yagurwaga niko Bibiliya ivuga mwari amahurunguru mu nzara murya ibiryo bitarika umuntu akubita umugeri hasi ngo Imana iraje nayo nta nagace na gato kayo mukunda icyokere gusa mukunda amagambo ariko nongere nkubwire ngo iyo wujuje ibyo usabwa uhabwa ibyo usaba nongere mbabwire abantu bapfukamye bari gusengera umugisha mupfukamuke mwicare cyangwa muryame cyangwa murambye ntabwo umugisha bawusengera nge nzajya babwiza ukuri ngende soma mu Baroma biravuga ko Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze abashaka ubwiza n'icubero no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora ijambo ry'Imana rikavuga ngo Imana izabitura icyubahiro harimo n'ubukire ariko nyuma y'ibyo byose hakaza n'ubugingo buhoraho murirwa musimbuka urafata miliyoni wembwa ukayisamura wenyine nta n'umukene w'ishyema mituweli wariya Mana mpumugisha ntawo mufuka w'umucero wabyo ukawurangiza nta n'uhaye ikiro nta mugisha ntawo garderobe yuzuye imyenda urasengana n'umuntu uzana igitenge ku cyumweru kuwa gatanu akakizana kuwa gatatu muri yavena itakayikigarura nta niyerekwa ariko se n'ubwo utakwerekwa waba ubwenge bw'umubiri koko mbabazi bw'iryo juru mujyamo n'ibyahe irakubonye irakumenya wewe wishushanya wewe wiyoberanya iravuze ngo irakubonye irakumenya icyo nakubwiraga ngo niba ushaka kwambikwa n'Uwiteka ukaba ushaka ko Imana ikurimbisha ubundi iyo ushaka inzu ucumbikira abandi washaka amafaranga ugatanga amafaranga washaka ibyo kurya ukagaburira abashonje washaka imyambaro ukambika abadafite icyo kwambara washaka amahoro ugatuza ntusebye abantu bari mu itiko barazano kuri kamera runaka ariko mwabuze ibyo mukora mwabuze ibyo muvuga mwavuze Yesu kafite ibintu byinshi byo kumuvugaho mukavuga Imana kifite ibintu byinshi byo kuyivugaho mukavuga abanditse muri Bibiliya niba ari abagabo ba Aburahamu ko barimo hano niba ari abagore ba Sara ko bahari niba ari abakobwa ba Esiteri ko bahari mukareka ibintu by'amateko kuri televiziyo murakoze nitambukira reka nagire nkwifuriza ibihe byiza nkubwira ngo amahoro Imana nakomeze abane nawe udahema kudukurikirana werereye hose mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda imerera ngushimire cyane wemeye kuza kube umwe mu muryango wa Prophet Mazimpaka ngushimire cyane urakanze subscribe ugatera comment ugasharinga niyo geza ubutumwa ryacu rya buri munsi niba utarakanda subscribe ikande kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi imerera n'ukuri Imana yo mu ijuru igikomeza igumugisha itagabanyije cyane mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda abantu muri mu mujyi wa Kigali mwese ni mukomere cyane nibagiwe n'intara ya gatandatu muri diaspora namwe mureke nkomeze kubifuriza ibihe byiza cyane imbere ya kamera tubafite mutumishi umukozi w'Imana Prophet Mazimpaka munyemerere tumwakire mu izina rya Yesu Mazimpaka turakwakiriye cyane Prophet mahoro y'Imana bane namwe kandi twishimiye ikaze muduhaye yego dushimiye n'Imana itwemereye kongera koreka kwizi kamera yego cyangwa se gutambutsa ubutumwa kuri Prophet Mazimpaka dushimiye Imana yera amazina yanjye bwite nitwa Mazimpaka Jean Pomusen kandi ndashimira Imana ko ari inyangamugayo Imana n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ntangarize n'abantu barimo badukurikirana bari mu mpande zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali muri utu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali Kicukiro Gasabo ndetse na Nyarugenge Imana ibaha umugisha no mu birenge itandukanye ndetse no hakurya y'amazi
mu biyaga bigari. Yego. Imana ibaha umugisha kuko bajya badukurikirana ndetse tukanamenya ko badukurikiye. Uwiteka abarebe neza. Yego. Yeah. Urakoze cyane rero, nishimiye kubana nawe uyu munsi. Ntabwo nshaka kwizimba amagambo cyangwa se ngo ngire ibintu byinshi ntindamo. Nyemerera uyu munsi waduteguriye ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa wawe na Nyagasani. Reka rero ngusabe nkwiginga kugira ngo ubanze udushyire imbere y'Imana, hanyuma ibyo tuza gukora byose bize kuba biyobowe n'Uwiteka. Nyuma numara kudushyira imbere y'Imana uze gutambutsa message watugeneye uyu munsi. Ni karibu umugisha. Yesu aguha umugisha ndetse n'abadukurikiye bose. Reka twubahe Imana dusenge kuko niko Bibiliya ivuga, nimujya gusenga mwubahe ijambo mugiye kuvuga. Yego. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, turagushimiye kuko uri umwungeri mwiza utaragirira ibihembo. Turagushimiye ko uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Elasemo nemo nengo nemo bifos. Izina ryawe Dawidi yaravuze ngo n'umunara muremure, umukiranutsi ahungiramo akabona amahoro ndetse n'ibyiringiro bishya. Turagushimiye rero kuko uri umwami mwiza kandi ubereye maso abagutegereje bose. Natwe tugufite ntago twifuza undi murengezi. Ingoma yawe rero niyogere kuko niyo abana b'abantu yarogeye. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, nta mubisha, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwebwe mudukurikiye kubera ko Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tusangire ijambo ryayo. Turanezerewe cyane kandi dushimiye Imana y'amahoro, dushimiye Imana itabeshya. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana nateguye, ndetse n'Imana ikamfasha kuba naritegura. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice ni icya 16. Turasoma duhere ku murongo wa 8. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice ni icya 16. Turasoma duhere ku murongo wa 8. Titiri y'ijambo riravuze ngo iyerekwa titiri y'ijambo riravuze ngo i Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. Iri jambo riravuze ku murongo wa 8, ndavuze ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze uba uwanjye, niko umwami Uwiteka avuga. 9. Mpera ko nkuhagiza amazi, nuko nguhezuza amavuta. 10. Maze nkwambika imyambaro ifite amabara ateye ibika, ngukwetesha inkweto z'impuza, tahisha ngukenyeza imyambaro y'ibitare byiza, kandi ngutwikiriza ya hariri, nkurimbisha iby'umurimbo, kandi nkwambika ibitare by'izahabu ku maboko n'umukufi mu ijosi ryawe. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo Imana imbwiye, rivuga ngo nuko nkunyuzeho. Rifite intego ivuga ngo Imana yakunyuzeho irakumenya. Imana yakunyuzeho irakumenya. Niryo jambo numva nshaka ko tuganira. Ndashaka ko tuganira ijambo ryitwa kumenywa n'Imana. Kumenywa n'Imana
abantu bajya bamenywa n'imiryango, abantu bakamenywa n'abakomeye, abantu bakamenywa n'ibihugu, abantu bakamenywa n'abazungu, abantu bakamenywa n'abakire, abantu bakamenyekana rwose bikomeye. Ariko hano hari ijambo rivuze ngo nuko nkunyuzeho ndakumenya. Maze kukumenya nkwambura imyambaro y'ubushwambagara, maze kukwambura imyambaro y'ubushwambagara nkwambika imyambaro yera, ndakurimbisha, ndagusiga, ndaguhanagura, ndakweza, hanyuma nkuhindura uwanjye. Ni ijambo rivuga ngo kumenywa n'Imana ni iki? Rero ndashaka kuvuga kuri iri jambo, wa mubyeyi unkurikiye, wa muvandimwe unkurikiye, ijambo ryitwa kumenywa n'Imana ni ijambo rikomeye, kuko Bibiliya ivuga ngo umenywa n'Imana, umuntu wese uzwi n'Imana, ukunda Imana ni umenywa nayo. Niko ijambo ryanditse, umuntu ukunda Imana ni umenywa nayo. Nongere nsubiremo, wa mubyeyi we, wa musore we, twakunze abantu baraduhinduka, n'abantu baradukunze nabo baraduhinduka. Inshuti zaraje zituva, ariko biravuze ngo nkunyuzeho ndakumenya. Nkunyuzeho ndakumenya. Ndashaka kubwira ijambo ryitwa kumenywa n'Imana. Hari abantu benshi tuzi bagiye bamenywa n'Imana bari kure, Imana irabatabara. Dawidi yamenywe n'Imana imukura mu ishyamba, Morodekayi yamenywe n'Imana imukura ku irembo, Hana yamenywe n'Imana imuha urubyaro, Sara yamenywe n'Imana imugirira neza, Morodekayi yamenywe n'Imana imutembereza umurwa, Ahasuwerusi yamenywe n'Imana, Imana imukura ahantu yari ari habi, Namani yamenywe n'Imana, Imana iramugirira neza. Ndashaka kubabwira kumenywa n'Imana biruta kumenywa n'abakomeye, biruta kumenywa n'abafite amafaranga, biruta kumenywa n'abantu bafite ama etage, biruta iyo wamenywe n'Imana ubaho neza. Imana ikuzi urarya, Imana ikuzi urambara, Imana ikuzi utura ahantu heza, Imana ikuzi utunga inshuti nzima, Imana ikuzi nawe ukuroga, Imana ikuzi baratega, Imana igategura, Imana ikuzi irinda abana bawe, Imana ikuzi gukorera ubukwe, Imana ikuzi irakugaburira, Imana ikuzi irakwambika. Narindi bakubwira ngo kumenywa n'Imana biruta gutunga izahabu, biruta gutunga ifeza, biruta gutunga amayero, biruta gutunga amadolari, kuko Imana niyo nyiri ibyo byose mbabwiye. Imana ishimwe cyane. Icyo bita kumenywa n'Imana birahambaye. Pelasemone kota. Imana ishimwe. Dufite abantu bamenywe n'Imana imvunja zarabishe, bagenda bajyangeretse ameze gutya. Urumva? Bamenywa n'Imana, Imana irabamenya, Imana irabuhagira, Imana irabasiga, Imana irabambika, Imana irabagaburira, Imana ibaha amazu yabo, Imana ibaha urubyaro, Imana ibaha abagore, Imana ibaha kubera kumenywa nayo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwa. Ijambo ryitwa kumenywa n'Imana muri kuryumva ubwo, cyangwa mwikundira bimwe biguruka babagira ngo nimucakire nimufate, nyamara mushatse mwagarukira aho ngaho. Ibintu byose mwiruka nk'ubu, iyo ushaka ngewe, iyo ushaka ibyanjye utamfite ntabyo wabona. Nongere ngusubiriremo, niba ushaka Imana utamfite, ukaba ushaka ibyo kurya by'Imana udafite Imana, rekera aho ngaho. Biravuga ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Danieli yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari Bibiliya ivuga ntabwo ari ugusimbuka mu rusengero, ntabwo ari ugusimbuka mu nsengero zitandukanye, oya, ntabwo ari ugusoma Bibiliya ngo uyirangize. Iyo wakoze iby'ubutwari ukuzuza ibyo usabwa, nawe uhabwa ibyo usaba. Nongere subiremo, iyo wujuje ibyo usabwa, nawe uhabwa ibyo usaba. Hanyuma uyu mwanya ndi kukubwira ngo haranira kumenywa n'Imana. Uwitwa Rusi uzasome. Rusi yanambye kuri
nyirabukwe anamba kuri Nawomi, aravuga ati genda nta kintu ufite nzaguha. Aravuga atoya singusiga. Nawe rero icyo nkusabye, namba ku Mana yaguhamagaye, namba ku Uwiteka, uzi Imana, ukunda Imana, ni umenywa nayo. Uyu munsi tuvugana Imana ibukugejeje kure, ariko wigize umuntu w'umwatari, wigize umuntu w'umujyama, wigira umuntu w'umudanje, wigira umuntu ukaze, kandi nta hantu uragera. Icyo nkubwira, ayo waba utunze yose udafite Imana ni zero. Aho waba utaha hose udafite Imana muri wowe ni zero. Icyama ukasobanukirwa iri jambo mvuze, icyama ugahishurirwa iri jambo nkubwiye, icyama Imana igakora ku maso yawe ukumvira ijambo mvuze. Dufite abantu benshi Namani yararwaye ibibembe, ariko Imana iza kumumenya ikoresheje umwana w'umunyagano. Yari afite amanyenyeri menshi, Bibiliya ivuga ko yari umukuru w'ingabo z'i Siriya. Yararemereye kuko yongeze muri ibi bintu mbizi cyane kuko nabikoze. Bibiliya ivuga ko yari umukuru w'ingabo z'i Siriya, yari umukomando, yari umujenerali, yari byose. Urumva umuntu wari uyoboye ingabo zingana gutyo, ariko ngo yari afite ibibembe bikomeye cyane, yari afite ibibembe biremereye cyane, ngo umubiri we waraboze, bizwi n'umugore we. Rimwe ngo umwana aza kwerekwa, bari banyaze umukozi wo mu rugo mu Isiraheli, habwira nyirabujambwa ati iwacu muri Isiraheli hari Imana yatabara databuja. Ati subibwiwe n'iki? Hanyuma nusoma Bibiliya urasanga Imana yaramutegetse gusanga umuhanuzi. Asanga umuhanuzi, mboneraho kubwira abantu bapinga abahanuzi. Bundi iyo umuhanuzi akubwiye ikintu ukagipinga, urategereza ugaheba, kuko nta mwanya Imana ifite yo gukina namwe. Niba udashaka abahanuzi uzajye wihanurira cyangwa ujye wisengera. Ubundi uhamagara iki? Niba umuntu wahamagaye umuhanuzi akakubwiza ukuri ntubyumve, wige impaka. Bandi bari kwishyuza bye batubwiye ntibyasohoye. Murakubwiye umugabo ko uzakora ubukwe, urasambanye, se uzamukura hehe utarihana? Nimukaturushye ngo mutuvune, mwubahe icyo tubabwiye. Turi intumwa z'Imana, ubyemere cyangwa ubirorere. Roho n'abantu Imana itagutegetse n'umuri ntacyo wakora. Imana ishimwe, twebwe tubabwiza ukuri. Uyu munsi tuvugana nta kanya nyifite cyo kwirirwa ninginga mujye mufata bamwe rwabwira ngo nimucakire, nimufate. Mwafashe kangahe? Dufite ikibazo cyo kurutsa abantu bariye ibiryo bitarika mu nzara, murya ibiryo bibi. Ariko Bibiliya ivuga ko no mu gihe cy'inzara n'amahurunguru yagurwaga. Niko Bibiliya ivuga. Mwariye amahurunguru mu nzara, murya ibiryo bitarika, umuntu akubita umugeri hasi ngo Imana iraje, nayo nta nagace na gato kayo. Mukunda icyokere gusa, mukunda amagambo. Ariko nongere nkubwire ngo iyo wujuje ibyo usabwa uhabwa ibyo usaba. Nongere mbabwire abantu bapfukamye bari gusengera umugisha, mupfukamuke mwicare cyangwa muryame cyangwa murambye, ntabwo umugisha bawusengera. Nge nzajya babwiza ukuri ngende. Soma mu Baroma, biravuga ko Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo Imana izabitura icyubahiro harimo n'ubukire, ariko nyuma y'ibyo byose hakaza n'ubugingo buhoraho. Murirwa musimbuka, urafata miliyoni wembwa ukayisamura wenyine, nta n'umukene wishyemo mituweli. Wariya Mana mpumugisha ntawo mufuka w'umuceri wawe ukawurangiza, nta n'uhaye ikiro, nta mugisha ntawo. Garderobe yuzuye imyenda, urasengana n'umuntu uzana igitenge ku cyumweru, ku wa gatanu akakizana, ku wa gatatu muri yave na akayikigarura, nta niyerekwa. Ariko se nubwo utakwerekwa waba ubwenge bw'umubiri koko? Mbabazi bw'iryo juru mujyamo n'ibyahe? Siko Imana mwayihinduye nkaho atuje gutongana. Ntabwo nje gutongana, ndi kukubwiza ukuri. Nuko kuri kuryana, ukuri kuraryana. Ariko nkunze ijambo ry'Imana. Imana irakubonye, irakumenya. Wewe wishushanya, wewe wiyoberanya, iravuze ngo irakubonye, irakumenya. Icyo nakubwiraga ngo niba ushaka kwambikwa n'Uwiteka, ukaba ushaka ko Imana ikurimbisha, ubundi iyo ushaka inzu
ucumbikira abandi, washaka amafaranga ugatanga amafaranga, washaka ibyo kurya ukagaburira abashonje, washaka imyambaro ukambika abadafite icyo kwambara, washaka amahoro ugatuza ntusebye abantu bari mu itiko barazano kuri kamera runaka, ariko mwabuze ibyo mukora, mwabuze ibyo muvuga. Mwavuze Yesu kafite ibintu byinshi byo kumuvugaho, mukavuga Imana kifite ibintu byinshi byo kuyivugaho, mukavuga banditse muri Bibiliya, niba ari abagabo ba Aburahamu ko barimo hano, niba ari abagore ba Sara ko bahari, niba ari abakobwa ba Esiteri ko bahari, mukareka ibintu by'amateko kuri televiziyo. Murakoze. Nitambukiraga nayinyuza hano meze nk'umuhesha w'inkiko, ariko nakubwiraga ngo icyo nkubwiye, niba ukeneye umugisha kora, niba ukeneye amavuta n'ijambo senga, 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 senga. Ariko kuvuga ngo urasaba umugisha ufite ibyaha, urasaba umugisha utarihana, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, nimukererwa ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Imana ikunyuzeho ndashaka kugusengera, ni ukuri. Ufite karande zaho uvuka zituma wirirwa mu busambanyi, ufite karande zaho washatse uhora uheheta abagabo b'abandi, ufite karande zaho utuye muri karitsiye, ibyo byose bikugendaho, ndetse naho ukorera. Impamvu ugira icyo ufata wafata mu biganza byawe ntukomeze ni iyihe? Ntabwo urasobanukirwa foundation cyangwa fondasiyo. Nukuri nkubwi I respect you. Niba Imana ikwemera uyu munsi tuvugana, guma mu murongo Imana igushakamo, uwubabariremo, bagusuzuguriremo. Bibiliya ivuga ngo murahirwa niba batuka, babampora, babahora izina ryanjye, murahirwa. Imana ishimwe. Narindi kukubwira ngo ijambo rivuga ngo kumenywa n'Imana, kumenywa n'Imana. Ko wamenywe n'abakomeye, ukabuzwi n'abatunzi, ukabuzwi n'abafite ama etaje. Abi Burayi barakuzi, Amerika barakuzi, Canada barakuzi, Tanzania barakuzi, Bujumbura barakuzi, Bugande Kampala barakuzi, mu Rwanda Kigali barakuzi, ibihugu bikuzi ni byinshi. Ufite inshuti zakumariye iki? Ariko ntabwo nirengagije ko hari abantu bacyumva ijwi ry'Imana. Ngarukiraho ngaho ngiye kubasengera Imana. Ese urashaka kumenywa nayo? Urumva Imana wajya mu mubare, Imana ikamenya izina ryawe? Niba ari ikintu gikomeye nabonye, Imana igiye kukuzamura, ihera ku cyo bita izina. Mubyumve neza, mubyumve neza. Yakobo akubitanye na marayika, Imana ikamumenya. Mbibutse neza, akubitanye na marayika, Imana ikamumenya. Ubyumve neza kandi ubyiteho. Barakubitanye, marayika aramufata, Yakobo afata marayika, aramufata aramukomeza avuga ati ndekura, ati sinkure kurutamaye umugisha. Ese we wafashe Imana urayikomeza ntiyaguha umugisha? Ngo mu bucya mu museke, marayika abonye bugiye gucyambwa ati witwa nde? Yakobo aravuga ati nge nitwa Yakobo. Arangiye avuga ati mwese murabizi ko Yakobo ari izina risobanura umuriganya. Arangiye avuga ati ntukiswe Yakobo kundi, ahubwo wiswe iki? Isiraheli. Imana ikuraho izina ribi igashyiraho izina ryiza. Reka ngusengere. Iyi channel ni Prophet Mazimhaka, wari urimo kurikira ubu butumwa cyangwa se iyi message. Nemo ubwira ngo umugisha wagira nuko abana bawe bamenywa n'Imana, umugore wakamenywa n'Imana, umugabo wakamenywa n'Imana, umuryango wakamenywa n'Imana, nawe ubwawe ukamenywa n'Imana. Imana niyo itubeshejeho, Imana niyo idutunze. Iyo wamenywe nayo ibintu byose biba barondoroyide byishyiramo. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusenge. Ushaka guhamagara cyangwa kugisha inama cyangwa kasoringi n'ibindi, wakoresha 0789836609, 0785936609. Iyo niyo numero nkoresha kuri WhatsApp, niyo wanasanga kuri iyo channel yitwa Prophet Mazimhaka. Reka dusenga n'Imana. Mana turagushimiye, sengeye buri muntu wese wari wabuze uko agira. Niwe utanga ubwenge bw'imigenzereze,
kandi ikindi iyo wamenye umuntu birahagije nubwo abandi bose bamuvaho, umuha inshuti nzima zigaragara zifite umumaro. Turagushimiye kuri imbaraga zacu, ngaho girira neza abantu bose bakwiringiye n'abumvise iri jambo bari mu Rwanda bari mu mahanga, baharanire kumenywa nawe, kuko uravuze ngo iyo umuntu wamumenye uramusiga, ukamwambika, ukamukarabya, ukamurimbisha, isi yose ikabona ko yamenywe n'Imana. Turagushimiye kuri mu ruhande rwacu nta mubisha, umugisha abantu bose badukurikiye, abakijijwe n'abadakijijwe babone neza y'Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndagushimiye cyane. Amen. Imana ikomeze guhumugisha. Reka nshimira abantu mwese mudukurikiranye, mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, wifuza kuba yamuvugisha, nimero turazipininga aho ngaho hasi, ubundi uvugisha umukozi w'Imana. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Amen.